Um, hi, ndagarutse nkuko mubizi ntabwo muri bashya kuri iyi channel yanjye kandi yanyu. Niwani nk'ibisanzwe vraiment nkomeza kubashimira urukundo rwinshi mukomeje kunyereka. Nukuri narababonye kuri serie mperuka kubahereza yitwa iyo mbimenya series. Nukuri mwambaye hafi mwarayikunze, bamwe bakomeza kuyinyishyuza, nza kuyisoza. Hari agatekinike kabayemo nyisoza mu buryo butari bwiza cyane, ariko nkurikije nanone ibyifuzo by'abakunzi bamwe bangejejeho. Bari kumbwira ati wani turashaka ko uduhereza donc indi, bashaka indi bahereza filme nzima kandi nanjye tunandi gukosoramo ukuntu uri umuntu yakoze ibintu nibwo atangira kugenda abona nyine challenge zirimo byakosora iki. Rero nanjye ndabibemera iya kabiri rero muyitege kandi iri mu gikoni rwose, ntabwo nzabatenguha pe, ndi umuntu wanyu kandi nanone nkomeza kubashimira ukuntu mudahwema kumba hafi. Nukuri ndabafite nduzuye pe. Kubwiyo mpamvu rero nabonye ko mu gihe nkiri kugira ibyo mbategurira, nta mpamvu nanone yo gukomeza kubicisha irungu kandi muhari muri abantu banjye b'agaciro kenshi, nta mpamvu pe. Ubwo rero ukumva niyo mpamvu n'ubundi mu minsi ishize ku bantu bankurikiraga kuva mu minsi ishize, hari content nari mfite yitwa ibiriho donc navugaga ku bintu bibaho duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo nkatwe abajene nkuko umuntu ashobora ari igihe kigera akaba faiblesse, sibyo muri ubu buzima bitubaho, ukongera ukagira imbaraga ugahaguruka. Ibyo byose rero y'ama-challenge duhura nayo nibyo navugagaho, nkavuga n'ukuntu twabigenza kuko njye nakoraga research nkaza nkabivugaho, cyangwa nanjye nkagenda no kuri experience yanjye nkagira ibyo mbasangiza. Niyo mpamvu rero navuze ati why not, kugira ngo mugende kugira ibyo mbategurira nabura mukambura nanjye nkabakumbura tugakumburana kandi twese duhari. Numva nta mpamvu, ndavuga reka ngaruke mbahereze ibiriho kuko byari ama episode, nkomeze guhereze ayo ma episode. Noneho njye ntumira n'abastari bamwe na bamwe muzi mukunda, tuvuge ku bintu bitandukanye. Numva afite icyo ashaka ko tuvugaho akimbwire muri message bya tukiganireho, igitekerezo cyangwa ikibazo wahuye nacyo ushaka ngo tukugire inama, byose tugufashe. Mbese ndahari ku bwanyu inshuti zanjye, ndahari ku bwanyu. Ushaka kuvuga ikibazo kigukomereye, ushaka bakugira inama, nkahamagara abantu b'abajyanama bakaza tukaganira, ukumviraho cya gisubizo washakaga ukacyumviraho ukahita ukimenya. Nyine kuba kuri iyi si ni ugufashanya kandi buri wese agatanga icyo ashoboye n'icyazi mu buzima agafasha abandi. Niyo mpamvu rero navuze ngo nta mpamvu yo gukomeza kubicisha irungu, nanjye kandi nkaba bored kandi twese duhari. Ndavuga reka mbazanira abantu mukunda b'abastari, mbazanira abatari abastari bafite ibitekerezo, abapapa bakuze. Mbese nyine nkatwe abajene, uko nanjye ndi umujene, dukeneye kunguka ubundi bwenge, dukeneye kongera kubona abantu bakuru baratuganiza ibintu nyine dukeneye muri ubu buzima. So mukomeze mubane nanjye, ni ukuri kandi mu by'ukuri nkomeje kubashimira pe. Thank you so much. Tukiraho rero uyu munsi ibiriho by'uyu munsi, ntabwo ndikibuka muri episode ya kangahe, ariko nzayibuka ngiye kuuploading iki kiganiro. Ariko tugeze muri episode 10 I think 10. Ubwo rero ibiriho by'uyu munsi biragira biti uribura ugapfa. Ese wowe udukurikiye wageze kuri level uhura n'ikibazo ukumva uribuze mu buzima, ukavuga se ubu ngubu nsigaranye iki, sigaye he? Uribura ugapfa pe. Hari inshuti yanjye byabayeho mu minsi ishize, igize ikibazo ushangiye kumva numva rwose arambwiye ngo agiye kwiyahura ko yari anaduhamagaye.
ngo ari kumva ngo agiye kwiyahura, umuntu ari kurira kurira ugiye kwiyahura. Yes, habaye iki twese turahabagarana tugira panike ngo umuntu ngo agiye kwiyahura. Noneho ubwo ngewe aho tumvishe icyabaye, okay, cyari ikibazo, ntabwo wakora ikintu cyatuma niyahura, ntabwo wacyoroshya, ariko nyine mu by'ukuri nta kintu na kimwe cy'ikibazo na kimwe cyatuma wumva ko ugomba kwiyahura. Erega wabibona neza ugiye hariya ku bitaro ukabona bariya abarwayi baba bahari baryamye, babuze ingingo z'imibiri, babuze n'ababahereza, babuze n'abakura insimburangingo, sibyo? N'ayo mafaranga barayabuze, bari muri bomboni. Nibwo wakumva agaciro ko kuvuga ngo wiyake ubuzima icyo ari cyo. Kwiyaka ubuzima si ikintu. Niyo mpamvu uko byagenda kose iyo wibuze urapfa. Kandi nanone ukibuka ntabwo ari ugomba kwiyaka ubuzima, kuko hari bariya babukeneye babubuze. Twebwe rero tubufite, ni ikintu cy'agaciro dufite gikomeye tudakwiye no gukerensa na gato. So niyo mpamvu nyine ibiriho uyu munsi ivuga ngo uribura ugapfa, ya ubuzima n'ubwawe. Ubuzima bwawe nutabuproteja, ubusigasire, uvuge ati yego nahuye n'iki kibazo, ariko nyuma y'iki kibazo no ngomba gukomeza kubaho, ngomba gufokasinga, ngomba kugerageza kongera nkishaka nkibona. Ibibazo umunsi duhura nabyo, isi ni up and down, ariko nanone ugakomeza ugashakisha, kabone nubwo bimeze nabi, yego nibyo babara, uri mu gihe cyo kubabara, ariko nyuma umva ko ushakisha uburyo ki ibyo bintu bigomba gushira, ubuzima bugakomeza. Sobanukirwa, kabone n'igihe watangiye kwibura, iyo wisobanukiwe uratekereza ukavuga se ko ndi kubona ndi gutana, ko ndi uyu nguyu, nkaba ndi kubona ahangaha. Ugira igihe cyo kwiganiriza ukavuga ati no, indangagaciro zanjye nizi, ndi uyu muntu. Noneho ukabona nyine utangiye kwibura, uhita ugira imbaraga zishaka gutuma wigarura, uvuga ati no, ntabwo hano hantu ntangiye kurengera, ukayita ugira imbaraga za kugarura. Ikindi, ugire umusaruro imbere y'abantu, nurangiza wereke isi ibyo ukeneye, ubereke ko hari icyo wakora. Hano buri wese afite icyo yakora. Hari nk'umuntu uvuga ngo ngiwe ntacyo nshoboye, ngiwe ntacyo ndi cyo, okay, hari nk'umuntu twakoranaga akavuga nyine kubyo ushaka kutuvuga gukira ngo aha ngo gise ngo nakira ngo nibyanya. Nimba wowe ubwawe uri kumva ko utakira, ese byava he? Wo byaza bivuye he nyine? Nimba urakiriye ubukene ukicara ukavuga ati nyine ugashima, reka nkubwire nta naho bizava pe. Banza wumve yuko ushoboye, wumve ko hari icyo watanga. Numara kumva ko hari icyo watanga, wereke isi nyine nawe basi ikikuri mu. Hagira umuntu uvuga ati kana kashoboye iki kintu, akuzi kubaho nta kintu ushoboye mu buzima, ni ikibazo gikomeye. Ushobora kuba ufite icyo uzi kandi ushoboye, ukabikora wihishe mu cyumba, ukabikora wihishe mu cyumba cyawe, nta muntu wabasha kumva ubutumwa bwawe. Ego ukaba donc ukitinya, ukaba ufite impano pe. Abajene ndikubwira, abajene ukaba ufite impano ya danger, ariko ukitinya ubwawe ukavuga ati eko marange tajya imbere ya kamera wiki. Reka nkubwire, ufite umunwa, urabizi ko umunwa ukora neza, ufite impano, ufite ikintu bakora, twe tukaza tukakureba bikakugirira umusaruro, ariko ugasanga ubikorera mu cyumba cyawe. Isi izamenya gute kuzi icyo kintu? Nahawe kugira ngo wereke isi icyo ushoboye. None iyo umaze kwereka isi icyo ushoboye, nawe bikugira umusaruro mu buryo cyangwa ubundi. Kandi ibyo bintu byashobora kukugirira akamaro ndetse n'abagukikije. Okay, ibyo ndi kuvuga nuko mba nabyanditse kugira ngo bimfashe kubyibuka. Urumva, wowe aho kugira ngo ikintu uzi ushoboye ugende kukihererana mu cyumba,
kandi hari abantu bamwe babonye icyo kintu kizi cyakukugirira akamaro. Tuvugisha nko kuba ari nk'ubukwe ujyamo ugasanga hari umuntu wigana amazina y'abantu mu by'ukuri kugira ngo abashe kubona habivugira yeretse abantu ko abizi. Umugeni akamutumira mu bukwe tingwe no mu bukwe bwanjye uzansekereza abantu mu buryo ubu n'ubuzigana abantu akaza agakorera amafaranga. So wowe ubizi rero ubikorera mu cyumba cyawe ntabwo tubizi. Shaka ukuntu twereke iyo mpano ikurimo ikwihishemo uyisohore witinyuke. Urugero ikintu kiri kwanza gato mbere y'urugero ikintu ufite nicyo utanga, ntabwo watanga icyo udafite. Kandi wagize amahirwe ukabona ikintu ushoboye, icyo kintu nicyo werekana kugira ngo nyine kikongerera agaciro cyangwa nawe kiguhindura uw'agaciro. Urugero ngiye kwahereza nka Nike nyine ntabwo bagurisha inkweto ahubwo bagurisha brand yabo, kuko dufashe n'inkweto zanga zisanzwe za made in Rwanda bakandika mu Nike bakubwira abantu bahita bajya kugura izo nkweto. So ntabwo baguze inkweto kuko inkweto ni nyizindi, baguze brand ya Nike. Kubona iyo brand ya Nike yiri buhereze urwo rukweto agaciro. Urundi rugero rwa kabiri iPhone, ntabwo bagurisha iPhone ngo ni iPhone kuko iPhone ni telefone nk'izindi, application zirimo ni nk'izindi ziba mu yandi telefone, iritaba ni izindi ziritaba, yandika ujya WhatsApp ni izindi zijya WhatsApp. Donc ibintu iPhone ifite abo hari n'izindi zirenze ibyo iPhone ifite. Ariko ikintu abantu bababuze si iPhone, babuze iriya Apple, iyo brand ya Apple just niyo iyihaye agaciro. Iyo machine ya Apple niyo iyihaye agaciro, niyo niko gaciro baguze. So means ko nawe ubwawe ni wiha agaciro. Mbabwira buriya nanjye mbandikibwira nanjye babiri kumufasha kandi ko babwira means ko nitwiha agaciro icyo kintu kiturimo, icyo kintu kikurimo nawe ubwawe ukabanza ukagiha agaciro nawe utisize, ukagenda ukagikora ukava mu cyumba ukaza ukereka isi icyo ushoboye. Abantu bazahereza agaciro icyo werekanye. Noneho nawe urumva niyo brand yawe, niwo wowe spreading kubera ko wagaragaje nyine ikikuri. So nuguma mu cyumba ukagenda ukibura sengewe nabyereka abandi niko kwa kwibura ugapfa. Niyo mpamvu ugomba kwishaka ikikurimo ukagisohora. Nahawe kugira ngo ugaragaze ikikurimo, ugaragaze ikikurimo, impano yawe isohoke. Ese utanga icyo abantu bagukuraho nawe umuntu abantu bakeneye. Urumva ibyo bintu biryoshye. Hagarika kuba umuconsumer ahubwo nawe ba umuntu utanga. Wow, tureke kuba abaconsumer, tureke guconsumer ibyo bandi baduhaye gusa, ahubwo natwe turi guconsumer by'abandi. Natwe dufite ibyo twabaha byacu nabo bakabireba. Nimba ufite telefone, nimba ufite machine wawe cyangwa telefone, ufite nawe YouTube channel kwifungura biri free. Kubera ki wahora urukuza kwabani gusa uri kundeba nyine? Yego ngewe urumva ngewe nanjye ndi mu nzira ziri kwisobanukirwa ibindi kubabwira nanjye ngo nibyo niyo nzira ndi kujyamo. Ndeba ko nanjye ndeba abandi, ariko nawe vuga ati noneho nanjye nushoboye iki? Ntabwo ushoboye ndakuza kuvuga hano nkabone, ntabwo ushoboye gukina filime nkabone, ntabwo ushoboye kuririmba nkabone, ariko wenda ushoboye gukora comedy, wenda ushoboye kubwiriza, wenda ushoboye nyine. Buri muntu agira ikintu ashoboye. Rero icyo ngicyo ushoboye rekera ukumva ko uzajya ukonsume by'abandi gusa. Nawe sohoka isi kubone. Niyo si turi munsi yo kugaragara nyine yo gusohoka. Mbere kwari kuba bari kuvuga ati guma gutyo usohotse akaba adashobotse, ariko muri kano kanya usohotse nyine ni wisobanukiwe. So isobanukirwe pe. Ubu umuntu utanga ufite byinshi wagaragaza ubumenyi bwawe, wagaragaza ibintu ukunda, no ufite no kuba ukunda kurya, ukaza ukajya udutekera, ugateka tukabireba, ukarya tukabona kurya cyane, tukakureba, ugatumira abantu mukarya. Donc icyo ukunda, ibintu ukunda ukabitwereka,
dore nk'abara nkuri umuntu ushaka kwereka vlog abari mu kazi ariko twereka ibyo akunda. Ushaka no kutwereka amasomo ufite mu buzima bwawe, experience yawe. Ushaka kuba ufite experience yawe waciyemo biri budufashe. Urugero, hari nk'abamama ibintu by'ubona kuri YouTube ukabona wenda nk'umama wenda divorcinze se cyangwa ari umukobwa ari umuntu aciye mu buzima bubi. Iyo experience yawe ufite kuyivuga ukisohora okay, ntiwimene inda nyine uvuga ibintu byakwangiza wowe na famille yawe, cyangwa se ukabivuga mu buryo bwiza. Hari ukuntu ushaka kuvuga experience yawe ariko nta muntu ubutaje. Ibyo bintu ukabivuga, hari abantu benshi abohokera kuri wowe, kandi nawe ibyo bintu bikakugirira umusaruro. Urugero, ushaka uzonde uri kuvuga ukuntu waciye mu bintu bikomeye ukageraho ugakira, donc iyo nzira yose hari umuntu hari ubyumvise, wumvise ko muri ako kanya ari mu kigeragezo wowe wavuyemo. Icyo kigeragezo wowe wavuyemo muri ako kanya, aka kanya none ashaka kwitabaza akavuga ati okay sha, uyu muntu yaciye mu bintu nanjye naciyemo ariko abifuyemo neza, so nanjye rero yamfasha nanjye nkava muri iyi nzira igoye ndi gucamo, nkareba ko nakira. Akahita guhamagara ukamufashije ikintu uko ushaka kumuca amafaranga, ntibikubera akazi, ntibigwindikiye akazi, kubera ko wasohoye ikikurimo. Ugasanga bise ibintu binini kuko wisobanukiwe. Uravuga ati sinaciye muri ibi, ubu nakize, I have to help other people, sibyo? Ubuzima bugakomeza. Bikakugirira akamaro ndetse bidasize n'abandi. Ikindi rero gikomeye, rekeraho kwishidikanya. Isi ikeneye message yawe. Ndakubwiye ngo ukiri kwishidikanya, nkavuga sibwo ninza kwicara hano, buriya nanjye kwicara hano bandi kuvuga se ndavuga iki, n'undi rero ukavuga se ubwo se ninjye hariya ndavuga iki, ubwo se ndababwira iki, ubwo se ngenda bisho, ubwo se bazandeba, ubwo se Imana yanjye. Nyine ibitekerezo bikaba byinshi, ubwo se nshoboye iki, ubwo se nyine ukishidikanya. Reka nkubwire, wishidikanyijeho ndeka mbwire ko ntawe deja wakoze icyo natwe of course turi bukore, kuko niba wishidikanyijeho uwari wose urakureba arabona ko ufite gushidikanya muri wowe. Reka nkubwire, banza wigirire icyizere. Numara kugirira icyizere, wumva ukomeye muri wowe, iyo mpano wifitemo wumve ko hari uwo yagirira akamaro, usohora ibikurimo. Ufite gukora podcast, ufite gukora ibiganiro kuri YouTube channel, ufite kuganiriza abantu benshi, ariko ugasohora ibikurimo kandi ukareka kwishidikanya. N'abandi bose rega niko batangira. Nawe rero why not twitinyuke. Akandi kandi arigimba nanditse n'abari kumunyanganire. Yego, isi ya kera yatubwiraga gushaka akazi, kudepoza, ariko isi y'ubu ngubu itubwira guhimba ibishya no kwikorera, kujya ahagaragara. Donc isi ya kera umuntu wese yaramizaga, numvaga ko ngomba kujya kudepoza, ngomba kujya gushaka akazi, ngomba kujya gukora ibyo nizi. Ariko kano kanya isi ntabwo itubwira nyine, ntabwo itubwira ngo jya kudepoza. No, ufite iki, ushoboye iki, impano yawe ni iyi, ako gato ufite. Ahubwo isi ya none niko ikubwira ngo ukagure, ukagira consistency, ukomeze, kubera ko nako kantu ugakoze isi ya none niko kaguhereza amafaranga aruta kure ayo wajya kudeporeza ngo wize ngo hospitality, ngo mpaka ngo ujye gukora mu hoteli cyangwa mu bukerarugendo. Oya, ufite kuba uzi kuririmba, rero tugenda n'umuhanzi ukakora icyo ushoboye, nibyo wiyumvamo, kandi ibyo bintu bikaguhereza amafaranga aruta uko ari kujya gukorera kudepoza muri hospitality just ngo warize gusa. Kwiga ni byiza, biduha ubumenyi, turunguka, tumenya byinshi, ariko
isi ya none ituma idushishikariza gusohoka kujya ahantu hagaragara, kureka kuguma twitsimbye ahantu nyine hatagaragara. Kandi ikindi, umuntu udacika intege, uzi icyo ushaka mu buzima, funga umutwe abaguca intege, kuko reka nkubwire, abaguca intege ntibabura pe. Nanjye uri hano ntabwo ubuhamya, intege turazicika buri munsi, ugatuvuga simana ibi bintu ugacika intege pe, ukanabiva ukamara n'igihe warabiretse. Ariko kwa kundi twavuze ngo niwibura urapfa. Iyo wagize amahirwe yo kwisobanukirwa mu gato, uhita usanga uri kwibura, ukatubona ufite icyo ukeneye, ukagira Imana ukagaruka. Reka nkubwire, ntukibure mu buzima, kuko iyi si irimo abantu batubabaza pe, irimo abantu ntabwo tubona ibyo expecting. Roka ko tutabona ibyo expecting, ugomba kwibona, ugomba kujya wishaka ukibona wowe, ko niwibura abandi bo baba bakwishe already. Izina ryawe rero riha igisobanuro, niko kanyuma. Izina ryawe riha igisobanuro, kuko nutibura ukibona, izina ryawe uzariha igisobanuro, ariko izina ryawe nyine rizahinduka brand. Nkuko Nike ishakishwa, inkweto za Nike zikagira agaciro, nawe rero ugira agaciro. Ntuzatinyuke kugira izina ryawe igisobanuro, ntuzatinyuke kugira icyo uhisha, nimba ikikurimo gisohore, reka rihinduke brand. Komeza ukorere inzozi zawe, isi ntizakwereka ibyo ushoboye. Akantu kanabye nitonze, isi ntizakwereka ibyo ushoboye, ahubwo ni wowe uzereka isi ibyo ushoboye. Ndangirije hano rero, duharanire kwereka isi ibyo dushoboye, kuko nta ntikizigera twereka ibyo dushoboye. Twe duharanire kuba brand bwacu, duharanire kwerekana iki turimo, dusohoke tuve mu byumba. Thank you so much bakunzi banjye, ndabakunda. Ni mubikunda munyandikire muri comment, mubimbwire byo nakosora, ese nakomerezaho. Wifuza kuganira nanjye, amarembo arakinguye, yajya muri comment akanyandikira, nzajya nzisoma comment, then mvugane nawe mbisubize. Murakoze cyane, ndabakunda. Love you.